Twongeye kubasuza abakunzi ba Yawe TV. Uyu ni wa mwanya wacu tubazaniye abasitari bacu bagiye batandukanye, ukiyumvira byinshi bitandukanye biberekeyeho. Kuri microphone na wundi muri kumwe ni Nyonsi Alisa. Akanya tubafite umusitari utikora. Ndabizi muraza kunyurwa, ariko mbere naho banzikore subscribe, ubundi inkuru zacu zajye zibona uko zigiye zikurikirana. Watangira utwibwira amazina yawe? Yes, ku mazina niswe n'ababyeyi ni Rukundo Emmanuel aka Emmy Kigali. Aho ngaho uravuze ngo aka Emmy Kigali, unera kwibaza mu minsi ishize twari tuzi ko witwa Emmy Rwanda, ese byagenze gute? Yes, nuko nasanze kwitirira umujyi wacu, umujyi mwiza cyane, umujyi nkunda, umujyi wa Kigali. Mbere yuko nitwa Emmy Rwanda habanje u Rwanda, ubu iyo Kigali tuye muri Rwanda. So no kuvuga ngo ubu kuva uyu munsi abakunzi ba Yawe TV ni Emmy Kigali. Uravuze ngo ugiye kwitirira umujyi, ariko turabizi neza ko n'undi Rwanda rugira Kigali. Ese tubwira impamvu nyamukuru ukuyeho Rwanda ugashyiraho Kigali? So first, Kigali irimo abakobwa beza, urugero nkawe uri kumbaza uyu munsi. Icya kabiri, Kigali ni umujyi mwiza ndetse n'amahanga akunda gutangarira kureba isuku irimo. So kubera ko rero nanjye muri nge harimo isuku, niyo mpamvu nitiriye umujyi wacu. Nimba atari ibanga kavukire yawe nihe ko ndumva wavukiye Kigali? Aha, bavuga ngo aho umubyeyi w'umuntu akomoka niho umwana aba akomoka. Oya, hari aho wavukiye na gakondo. Wewe wavukiye? Yes, navukiye mu mujyi wa Kigali. Ahagana he? Kimisagara. Nukuvuga ngo wari waratandukiriye. Murabyumva, rero yaratandukiriye, yitwa Emmy Rwanda, asize Kigali yavukiyemo. Nukuvuga ngo wowe umujyi urawuzi cyane. Yes, ndi umwana w'umujyi, umujyi ndawuzi. Kigali ko nyizi kuva kera. Kigali nyizi kuva kera. Hariya hose mubona mu bice bya Nyabugogo, ahantu hose hataravugurwa hameze kuriya, Kigali nsanzwe nyizi, ndayizi kuva mu nda yayo kugera ku mutwe. Wavukiye muri Dobande ko tubwiye Nyabugogo? Ya, Dobande rero buraro ku muntu wese wavukiye Kigali agomba kuba azi Dobande. Dobande nyizi cyane. Sinzi nimba abanyarwanda benshi bibuka amashashi yarazwi yitwaga Nyiranjajwa y'umukara. Udushashi tw'umukara ni Nyiranjajwa, ni injajwa. Nakumbisi ubwo ngubwo abadukurikiye muraza kutubwira muri comment, ese ni Nyiranjajwa cyangwa ni injajwa mu mashashi yacu. Emmy, dukomeje, hagati aho wambaye neza. Yes we, wapi byahehese, murakoze cyane. Oya, nese kwipinze uripinga? Oya, nago nipinga. Impamvu nambaye gutya, first hano harimo ibara ry'umuhondo rijya gusa n'umuhondo, mfana ikipe ya Mukura Victory Sport. Noneho impamvu nambaye umwenda w'icyatsi kibisi, ndabura iri bara rijya gusa n'irya Kiyovu Sport, nyuma ya Mukura mba mfana Kiyovu Sport. Ya nk'umunyamujyi kwanza. Isaha yawe isagaza amafaranga? Wangu isaha rero ni gift nahawe, sinzi wayiguze, ni umunyamerikakazi niwe wayimaye. Iyi saha ishobora kuba ihagaze hafi $1,000 nta wamenye. Ya, nimba atari ibanga Emmy, ufite girlfriend? So girlfriend ubu ngubu namubonye uyu munsi, ukuri kw'Imana wo mu ijuru. Girlfriend wanjye namubonye uyu munsi. Uratubwiye ngo wamubonye uyu munsi, nimba atari ibanga yitwa nde? Tubwira amazina ye. So simbizi nimba akunda kujya mu itangazamakuru. Buriya gupfa kuvuga ikintu utabanje kubaza ko kuba umuntu nimba akunda itangazamakuru ntago byaba ari sawa. Umuntu ugomba kumuha respect yiwe ndetse no kumuha agaciro kibakwiye, kandi ndamukunda. None se kuba mukunda ntago ari ngombwa ngo mivugire imbere ya kamera. Aya, nkuko tubizi abakobwa dukunda abantu badupresenta cyane cyane iyo twakundanye n'abantu ba starring nka Emmy. Ese uwo mukobwa ni gute, yaba yarakubujije? Oya, ntago yambujije, sinigeze mbimubaza. Ntago nigeze mubaza. Nese umuntu twahuye uyu munsi, namuvugishije uyu munsi, aromo uyu munsi, ubona hese mubaza ngo ukunda itangazamakuru, ukunda kwaba ari ukwibonekeza. Okay, none se Emmy mu buzima busanzwe Emmy ni muntu ki, akora iki, abarizwa he, ibikorwa bya buri munsi? Yes, Emmy Kigali kwanza ni umunyamakuru wa Yawe TV, akora ibiganiro bitandukanye, ni benshi bamaze kumumenyera. Ako niko kazi ke ka buri munsi akora, ariko afite akandi kazi, akora amagato de mariage ku bantu murongora cyangwa abantu murongorwa n'abarongorana.
iyo bakeneye amakeke, abakora ama anniversaire, bridal shower, baby shower, bose nabo bagana Emmy Rwanda. Ibyo nibyo bikorwa akora, ariko nkaba mfite ikibazo kimwe. Kubera iki shira hano ngiye mbaza ikibazo kimwe, mbaza abajama cyangwa mbaza ababebe, kuki habaho baby shower, bridal shower? Nshaka kubaza kuki hatabaho groom shower? umva icyo ni ikibazo abakunzi bacu bari dusubize muri comment uko babyumva. Mwabyumviye rero, Emmy akora itangazamakuru ku yawe TV, ikindi akaba acuruza ibintu by'amakeke. N'ahandi hantu muzajya mujye mumuhamagara. Ni muri utamu. Nimero zawe biremewe kuzitanga kuri micro? Biremewe. Nimero zanjye wamamagaraho ni 07 8 18 78 049, cyangwa se ukaba wahamagara 0783 43 823. icyo gihe iyo ukeneye ibyo bicuruzwa urabibona. Urakoze cyane Emmy. Twakubajije ngo uba hehe nyine mu buzima bwa buri munsi, iyo uvuye ku kazi utaha hehe, agace nyine kahise ubamo niye? Kubera ko rero muri no minsi hari ibintu by'ibisambo ukuntu sinshobora kuvuga ahantu nuye nyirizina, ariko mbarizwa mu bice bya TV1. ntago mba Kimisagara, mbarizwa kuri TV1 hari hafi yo kwa Kenesi, hafi nyine yo kunjajwa Kenesi. Ngabakunjajwe none se nawe injajwa? Nge ntago ndi injajwa Kenesi. Impamvu ze ko ari injajwa, ni injajwa nawe arabizi ko ari injajwa, ni injajwa. Ndetse kuki bahise kunjajwa? Nyine ninjye zina namuhaye, none kuko TV1 ni injajwa, Kenesi ni injajwa. Oya none se ngaha arimo gusesereza ko tubyorere kubyinjiramo cyane. Wankunze mbwira nimba wankunze. Abakunzi ba yawe TV bashyire hariya utereve. Nabyo gutera ivi watangiye utubwira ko ufite umukunzi, ubwira kumva rero naba nibonekeje, sibyara reka tumerekane we n'umukunzi we ngenzi aho n'ubundi. Okay, dukomeje ikiganiro cyacu. Emmy, ukoresha social media zingahe? Yes, nkoresha social media. Nkoresha Facebook, nkoresha Instagram, nkoresha Twitter. Izo nizo mbuga nkoresha, ariko sinzi impamvu nakoresha Snapchat. Icyo ni ikibazo nawe ugomba kwibaza. Amazina ukoresha na yahe? Kubera ko ubona aka kanya mfite izina rishyashya Emmy Kigali, umuntu uzajya usura imbuga zanjye zose uyu munsi. Facebook yanjye ni Emmy Kigali, Instagram ni Emmy Kigali, Twitter ni Emmy Kigali, Snapchat ni nyifungura simbizi nuko bayifungura naho ni Emmy Kigali. Nimba hari n'ikindi kintu cyose ni Emmy Kigali. Tugarutse inyuma ho gatoya, mbere yuko utandukana n'uwo mwakundanaga, mwaba mwarapfuye iki se byagenze gute? Uwo twakundanaga naramusabye aranyima tutadutandukana. Waramusabye se Emmy urabikunda? Ibiki? Ibyo wamusabye? Namusabye akagift arakanya. None se wigeze uryamanaho nawe? So kuryama njyewe umuntu naryamanyeho na mere wanjye kera nyiri uruhinja anyikije. Mwigeze mukora sex? Inde girlfriend wawe, your ex? Oya, ntayo twakoze. Nukuvuga ngo uri imanzi? Ndi imanzi yuzuye. Emmy Kigali ngiye ndi imanzi. Uri imanzi wabihagarara? Nkwereke se ko ndi imanzi? Kose wabinyereka ngo menya ngo ndajya kugupimisha. Nyine nge ndi imanzi tu, like ndi imanzi. Ku bantu tutanywa inzoga tuba turi imanzi. None se Emmy, iyo akazi kawe karangiye ni iki kintu hobby yawe ukunda, ni iyihe kintu kigushimisha kikurura mu mutwe ni iki? Ikintu kinduhura mu mutwe, kwanza first ndi umufana wa Manchester United. Nkaba n'umufana wa Mukura Victory Sport. So kwanza hobby yanjye nkunda ni itangazamakuru. Mba ndi gusoma akenshi na kenshi. So iyo ndi gusoma binduhura mu mutwe, nibyo bimakuruka mu mutwe. So nkuko nabivuze sinywa inzoga, ngo hobby yanjye iraba ari inzoga, ndajya mu kabari. Ibyanjye mu mutima wanjye ni itangazamakuru. Mba ndi kuri YouTube channel, nibyo bintu binduhura mu mutwe. Iyo Manchester United yakinnye kwanza kaba ari akandi, na amavuta na amata. Match uyirebera he? Match rero
nareberaga kera Kacyiru, mbona hano twareberaga ni mu Kavuyo, kubera ko nikundira rero ibintu bituje, njya ahantu hatuje ndebera ku Kinamba umupira. Kinamba. None se turabizi neza urubyiruko cyane cyane abasore bakunda gusohoka bakajya muri night club bakajya koga. Ahubwo reka mbanze mpindure kugira ngo n'abajya ku mbuga zanjye nkoranyambaga bamenye ko nahinduye. Oya, uraza kweditinga nyuma bakajya aho ngaho hose. Ese wowe Emmy ubona ntacyo bikubangamiraho? Njye nta kintu bimbangamiraho. Ikintu cya mbere ni mu mutwe. So mu bitekerezo byanjye kiba kindimo n'akazi kanjye na target mfite mu itangazamakuru, kuko numva ko byibura nyuma y'imyaka 3, nyuma y'imyaka 5 se byibura ngomba kuzaba ndi mu banyamakuru bakomeye hano mu Rwanda bafite icyo bakora, kuko kwanza mfite role model wanjye. So buriya nkunda Lucky Nzeyimana yakora RBA, ni inshuti yanjye, nawe ahari abyumve ko umunyamakuru wa Yawe TV Emmy Rwanda niwe cyitegererezo cyanjye, kandi ndanamukunda imyitwarire yiwe, uburyo abana n'abantu like nyine akenshi ninda no kuri social media ndi kureba nyine uburyo yitwara. Yego, naho ya nago ndeba ibintu bye, mba ndi kureba ibikorwa bye. Okay, aka kanya Emmy Kigali bakugize umuyobozi w'itangazamakuru hano mu Rwanda. Ni buhe butumwa, ni iki wahindura, ese ni iki washyiramo imbaraga watubwiye? Kwanza ntakubeshya, uyu munsi impindutse umuyobozi w'itangazamakuru mu Rwanda. Festival nabanza ngaharanira agaciro k'umunyamakuru. Icyo nicyo ngo iterambere ry'umunyamakuru, umunyamakuru akongererwa agaciro, umunyamakuru akahabwa ubwisanzure buhagije kuruta ubwo yari afite, kuko usanga hari nk'ahantu habaye nk'ikintu runaka umunyamakuru ntabe yemererwa gufata amashusho, ntabe yemererwa gufata video, kandi biri ngombwa ko abanyarwanda se cyangwa isi yose muri rusange bimenya, kandi nta n'ibintu birimo. Ibyo bintu byaba byarakubayeho? Ntibyambayeho, ariko byabaye kuri bagenzi banjye. Ni hehe ibyo bintu byabereye? Si ngombwa ko bijyamo in deep. Hari nk'umunyamakuru wigeze gufatwa, afatwa arimo kamera ahantu hahiye, baramufata baramufunga. So kwanza uri kumva ko nk'uwo ntabwo yigeze ahabwa agaciro cyangwa uburenganzira bwe, kandi ugasanga umuturage ufite telefone nk'iyi arimo arafilima, arimo arakamera, ugasanga bigiye ku mbuga nkoranyambaga biciyeho bitagakwiye guca, kandi byagakwiye guca mu ijwi ry'umunyamakuru. Okay, noneho aka kanya reka tukugire umuvugizi w'abanyamakuru itangazamakuru mu Rwanda. Noneho bavugire, utange message kushinzwe abanyamakuru mu Rwanda. Nta kundi kubavugira biri byo navuze. Umuyobozi wacu turamukunda, umuyobozi uyobora RMC, ngenda namwubaha kandi ndamukunda, ibyo akora birahagije. Nabo umuvugizi wa niki ubona yahindura, niki ubona yashyiramo imbaraga, we tubwire. Mva rero reka nkubwire udatuma babanyirukana, ariko icyo namusaba cyangwa icyo namubwira, icyo yahinduraho, imbaraga yari afite nazongera. Afite imbaraga zikomeye kandi imbaraga zihagije, ariko hari ibyabura wenda nk'ibitekerezo bimwe bya bamwe. Cyo musaba navugira abanyamakuru, kandi abanyamakuru bahabwa agaciro gahagije. Emmy, niki umukunzi wawe akora kikagushimisha, niki yakora kikakubabaza? Ahubwo se wowe uri nka girlfriend wanjye, ni igiki wankorera kikanshimisha? Ibyo ngibyo nibyo tumaze kwanga muri kino gihugu. Urabaza ikibazo akagusubiza ikindi, we nsubiza ngiye nakubajije. Niki umukunzi wawe yakora kikagushimisha, niki yakora kikakubabaza? Ngiye yandikiye message ambwira ngo arankunda, biba bihagije. Yatabyanditse birambabaza. Kandi ikindi uretse ko tunijijisha, nshobora kuba nkunda gusomana ku itama, we atabikoze, ubwo urumva bitakubabaza ubaye bikunda. Ntukuba ukunda gusomana? Ntago mbikunda, navuze mbaye mbikunda. Ukunda iki se? Muri nyine nka care zisanzwe zawe hagati yawe n'umukunzi wawe, n'icyo wumva mwakora? Nkunda iki? Urumva umuhungu n'umukobwa bakunda iki? We nsubiza mbaza. Nkunda iki? Muri kumwe, muri babiri, just nk'abantu bakundana, niki ukunda kuba wakorerwa cyangwa wamukorera? Nkunda pyaso.
ukunda pyasu kandi wari watubwiye ngo uri imanzi. Oya ndi imanzi nyine mbaye ndi kumwe nawe ya ni pyasu none se nkubeshye kandi wari umufite nese wari umufite kandi mwaye muri kumwe kuki iyo pyasu itigeze ibaho aha na nyine nago simbizi kigaragara kuri muratubeshya nago ndi kukubesha nago ndi kukubesha dore uyu muntu ari kumamagara ari kumbaza ngo mwamamarize reka numve allo oui salama tumeze neza kuri yawe TV oui reka nze ndakuvugisha gatonya hari abaturage bari kumbaza ngo nkunda iki buretse rero mbanze mbasubiza ahandi ndi kuri yawe TV sawa none se ko wari utubwiye ngo ujye kwitaba umuntu ngo mwamamarize nkaba numvise ntacyo kwamamaza ubu aho ya ni umuntu aragiye kumbaza ibintu bijyanye na gaze kandi ngiye sincuruza gaze uko ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye kubaza ikintu ni uko aba agufiteho amakuru ahubwo ibyo wabanza wabiduhisha oya ntabwo mbizi gusa icyo nsaba abantu bakurikiranye yawe TV mbibasaba ku muntu wese ufite ibikorwa runaka akeneye gukora yaza kwamamaza kuri yawe TV ibiciro biri hasi kuruta ahandi hose ya none se tugiye ku kazi ukora kwamamaza kuri yawe TV bisaba iki kwamamaza kuri yawe TV mfite boss uca kuri boss yamaye nimero yiwe nayifashe mu mutwe ukeneye kwamamaza kwa boss uhamagara kuri 07 8 3 1 2 ubwo ni 22 ukongera indi nshuro 22 ukashyiraho 7 ebyiri ubwo boss muravugana ukamamaza ibikorwa byawe bikagenda neza cyane mwabyumvise rero abantu mukurikiye yawe TV ufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko burya wabuze umuranga yaheze mu ubwo no kuvuga ngo nawe ugomba kuzana ibikorwa byawe hano bakakwamamariza ibiciro wabuze iki wabuze umuranga yaheze mwanyina yaheze mwanyina no kuvuga ngo rero nawe ugomba kuzana ibikorwa byawe hano bakakwamamariza ibiciro nago biri hejuru cyane biri hasi babihananuye bakagukorera umuti nawe none ukagenda ugatwika ko wambajije ngo ndi imanzi wowe uri isugi yanjye imbaza uzambaze wanumiye none reka twe dukomeze abantu bakurikiye yawe TV ni ubuhe butumwa wabaha so nukuri ko Imana ibyo ndabivuga ameze gutya umuntu ukurikiranye yawe TV waba uri mu majyepfo y'u Rwanda waba uri mu majyaruguru y'u Rwanda waba uri burasirazuba bw'u Rwanda waba uri burengerazuba ndetse bw'u Rwanda ukaba uri no mu mujyi wa Kigali hamwe na Emmy Kigali ukaba uhari uhatuye waba uri muri leta zunze ubumwe za Amerika uri mu Bushinwa uri muri Thailand uri Honduras uri ahariho hose ukurikirane yawe TV ndetse nimba uyikurikirana ukore subscribe nimba utaranayikora nimba utaranakora like nayo uyikore niba utarakora kuri karakazogera nako ugakore kugira ngo ujye uwa mbere gukurikirana ibiganiro bya yawe TV hamwe na Emmy Kigali ndetse n'undi muntu ntazi mu minsi iri imbere boss azanzanira ndabimusaba kugira ngo tujye tuba reka mite nkubaza hari abantu benshi bakunda kwibaza kuri karakazogera kari hari ahantu nyine ubundi karakazogera kavuze iki so iriya nzogera iri hariya yugakanzo kagango kuri kari bituma nimba yawe TV twaploadinze video nshyashya cyangwa amakuru mashyashya uhita ubona notification ako kanya ni nka message ni nk'ubutumwa bukubwira ngo iwawe kuri telefone yawe hari ubundi butumwa yawe TV yakugeneye indi nkuru shyashya ugomba kureba rero nawe nimba warakoze subscribe ariko utarakora kuri karakazogera yikoreho uyu munsi mwabyumvise abantu benshi mwibazaga impamvu mutajya mubona notification ni ukuvuga ngo ako kazogera nago muragakanda wakoze subscribe ariko urabura inzogera yikoreho nawe ibintu byose bizajye bikugeraho Emmy twagushimira ndashimira abakunzi ba yawe TV ndashimira boss muri rusange uriya umuntu ukumenyera inzu umuntu ukumenyera inzu muri Kigali umuntu ukumenyera amafaranga ya landlord buriya ba landlord muri Kigali ni ibintu bikomeye ba nyiri ibyondo buriya kuba ufite inzu Kigali ni umuntu ubukomeye cyane so ndashimira boss rero ubasha gutuma nishyura inzu
ya ndamushimira ariko we ngiye no kumuvuga mu izina buriya hariho abantu batamuzi kandi ni umukiri umwe wa danje aya nakumwamamaza boss rata nagakunda kujya mu itangazamakuru arifata cyane ariko yabyumvise sabikurikirana yarabikurikirana akurikirana yawe TV inshuro nyinshi ndamushimira nkashimira abakunzi ba yawe TV nkashimira ariko ubundi mfite ikibazo ubundi ko mbona uyu munsi ndi kubazwa n'isura nshyashya wowe ukurikiranye yawe TV ushaka umukobwa kuri yawe TV nicyo kibazo nkubaza unsubize icya kabiri ese yawe TV ibiganiro tukugezaho ni igiki ushaka ko twahindura icya gatatu ni igiki ushaka ko yawe TV tuzajya tukugezaho buri munsi muhitemo ni ikihe kiganiro mushaka kuri yawe TV muhitemo umunsi muzajya mugikurikirana kugira ngo tumenye koko nimba mudukurikirana ngendi Emmy Kigali kora subscribe ukore like ukore share ndetse na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro bya yawe TV no kwamamaza n'izira nimero nabahaye. Mwabyumvise rero abakunzi ba yawe TV ibibazo byinshi Emmy yagiye yibaza nizere ko muri umusubiza ngo muri comment mukamusubiza nawe nizeye ko ari bubasubize. So ndetse no ku mukobwa mvuga ko nafite girlfriend namubonye umunsi ndamufite mwangu bakuriyeho kopi ndamufite amazina yanjye mashyashya ni Emmy Kigali hatazagira undi muntu babwira ngo Emmy Rwanda wo kuri yawe TV oya ni Emmy Kigali kuri yawe TV kuva uyu munsi turi ku itariki 21 uyu munsi aho perezida wacu yahuye na Museveni niho nanjye nahinduriye. Urakoze cyane dukumva no kuvuga n'ibintu byinshi tutakubajije. Turabashimiye cyane rero abantu mwese mwamukurikiye kino kiganiro kora subscribe kore share like and comment kuri microphone mwari kumwe nanjye niyo nshuti Yarisa ibiganiro byacu murabizi nakagaruka ciao. Ni hatari.